uriya mikino nuraga ntibita ngo ni mubyara wanjye koko se nababyara ahubwo nabonye mu kiganiro kwa Emirene kano ka video kigashiramo uwitwa Miki ari kwisabira mubyara we ko yamutera inda yabyivugiye se gusa abakobwa bimwe kwa Emirene uyu mwaka nawo nugira urangere ati rwose nta kintu bitwaye aga nubwo ari kazini wanjye anteye inda babyara barabyarana nyuma y'itandukana rya Regis ndetse na Miki havuzwe byinshi ndetse Regis mwaratangiranye muri kumwe muri groupe ariko witwa Puisa avuga ya magambo Regis ni mubi kurya atakagombye gukundana na Miki rero abakobwa ari defo bagira kandi aka kantu kabaye kuri Regis nimba koko barakundanye uramutipete afite ikintu yaramukurikiyeho ubwo Regis ni mubi tugushatse bakore Regis yasubiye inyuma ariko nawe utera ibikwasi atasubira inyuma mani Regis atarahura ngo na Miki ngo yagiraga views 100 mu munsi ngabanga bivuyemo ngabaridumbukije na Miki views ngo barazigabana none se ubundi reka nkwereka wari ubizi ko hari aba boyfriend cyangwa aba girlfriend ari abakobwa tugira mu buzima bwacu nkanjye w'umuhungu ngakundana n'umukobwa ariko ugasanga kuva namenyana nawe ibintu byase bibinyatsimani yego ugasanga niba ari akazi niba ari business cyangwa nakoraga byose byarahiye byatari naga ibyo bintu wari wabibona naguze abakobwa bakundana n'abahungu se abahungu bagahita bapfa nyambo yabonye umugabo nabonye ngari kwifuza ko yamutera inda oya se sari kwiteresha inda naga ibyo biboro bibaho mani nyambo ari kwiteresha inda no se nyambo n'umukobwa mubi kurya ajya gusaba umuhungu ngo amutera inda kare nyine mu bantu bari muri sino kuruta nabanga bitwa ngo ni babakuru bacu twabisanzemo umuntu bita Nyambo umuntu bita Kiramani n'umuntu bita Miki no bantu babaye successful ku buryo bugaragara gutya ushobora kugenda ukavuga uti uyu muntu yabaga hano hirya ariko asigaye aba hano wabona aho yabaga naho yabaga ukona biratandukanye Nyakso niwe wabyaye abantu bose ndi kukubwira Kiramani ashobora kuba yarabyaye Nyakso mu buryo bumwe ahubwo wenda Nyakso agashayininga kurusha Kiramani gute se yamubyaye gute kuko Nyakso niwe muntu wa mbere wazanye izi video zose dukora zirebwa nta umuntu wese ufite na gatusha azigendana muri telefone abyara Aisha yabanje gukorana na Patino abyara bitwa ba Prince ngira ngo nawe uramuze bakinanaga abyara Patino abyara Aisha abyara Kiramani ko bose babaga muri timu ye ese wowe kuri inshuti n'abakinnyi ba filime ubundi yurebye mu marido kuko Titi na Nyambo barakundana barakundana mani Yes, kanongere mbasuhuze kandi bayikaze mwe mukunda mukanakurikira ibiganiro byanjye nka Faxman Original abakunzi ba 525 Steve amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane nizere yuko mumeze neza cyane nanjye meze neza ndasuhuza bari mu mpande nye z'igihugu birasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru bari mu mujyi wa Kigali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh namwe munyikirize ngo walikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh cyane Noheli nziza kuri mwese mwakoze subscribe mwarebye ibiganiro byacu mwakunze blage zacu ari abateye comment mbi ninziza mwese Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ndi kumwe n'umwe mu bagabo muri sinema nyarwanda bari bamaze iminsi baraburiwe irengero ndetse abenshi bakunze kubyita ngo nukuzima ndetse wazima hako n'ubundi nozi ni hazimu watse abakunzi bacu si hazimu watse agusibye ko nge ntigeze nanazima abantu barakubura muri Miyamoro abantu barakubura mu mafilime atandukanye za blage zawe zo muri Nyakso zirabura nose nabuze nge nyine muri yatangiye kugarukana none abantu baravuga bati rwose uriya mutipa ashobora kuba afite inyatsi nyatsi nazo bane none se Miyamoro ni nge nyine wabuze habuze mondese naze Patino warahari Patino ari hanze ari niba ari mu Birigi niba ari muri Seychelles simbizi yewe amani nago nta muntu wazimye mani nose si maze iminsi nkora kwa Kiramani yari gukina muri Big Mind se ega bura Kiramani buriya dufite ukuntu ari boss wanjye wa mbere ugiye kuzima arongera kuzamura oya si ibyo ngibyo zima njyaye ariko ushaka uko nzimisha
aho wapi even n'umusamariya nawe turakorana. Si ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki? Umusamariya ni ya filime ngirebwa kurusha izindi. Oya nye musamariya ni Nyakso. Ni Nyakso. Nyakso se naguze ko tw'umusamariya. Ubu kandi bamufunze mwamuvuga wavuga umusamariya warimenya. Jewe ni Nyakso ni ryo namenye. Asha abanyamakuru sha mukunda byacitse. Umuntu kumuvuga ikintu cyiza ntabwo mwabishobora. Ariko kuvugwa ngo harakana ngo yafashe ku ngufu ngibiki mumenye ahantu aturuka nahaba ni ibyarya byose. Hakubone wabimenya. Ubu ntabwo ruzi ko Nyakso yitwa umusamariya. Musamariya misembyuka ko ugeze kubimbwiraho nk'inshuro nk'eshatu. Se kuki Yesu umusamariya Nyakso? Oya nyine urumva no ari umuntu utagera eke urumva nyine ushobora kwita. Ubundi umusamariya muri Bibiliya batubwira yuko ngo ari umuntu wagiraga impuhwe agafasha abantu. Ariko nayo nuko sagira imwe sanafasha abantu. Abantu bari muri no industry abeshe se wababyaye se. Bamushibutseho. Yabyaye Aisha. Abyara Patino. Abyara Kiramani. Ane wamubyaye. Nta mwana ubyara se. Ariko shabuze kusetsa. None se rega nago kujya mu isoko bwa mbere se ko guhaha. Ngewe ushobora gusanga nk'aka kanya. Ushobora kungira umunyamakuru. Aho twari ibintu by'umbwira nkumva simbyemera, simbyumva. Nyakso niwe wabyaye abantu bose ndi kukubwira. Kiramana ashobora kuba yarabyaye Nyakso mu buryo bumwe ahubwo wenda Nyakso agashayininga kurusha Kiramani. Gute se yamubyaye gute? Kuko Nyakso niwe muntu wa mbere wazanye izi video zose dukora. Zirebwa nta umuntu wese ufite na gatusha azigendana muri telefone. Abyara Aisha yabanje gukorana na Patino. Abyara bitwa ba Prince ngira ngo nawe uramuze bakiranaga. Abyara Patino, abyara Aisha, abyara Kiramani ko bose babaga muri timu ye. Iyo bishakaga abo barashutingaga yaba atabishaka ntibashutinga. Urumva se atari we wababyaye nyine ko niwe wabagize icyo turi cyo. Yego. Nako niwe wabagize icyo bari cyo kuko nk'aka kanya Nyakso. Yego. Iyo ataza ko yarashutingisha bose mvuze indi so ari kububaza namara ari kububazi uyu numwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda cyangwa umwe mu byamamare bya hano mu Rwanda nca nibaza impamvu batamutekerezaho abantu batanga ama award abatanga ibikombe runaka kuki badatekereza kuri Nyakso kuki badatekereza kuri mu bintu byo tujye kuganira n'ibigiye bitandukanye bisanzwe umwaka wa 2024 wagenze gute mu mboni zawe muri sinema nyarwanda nka mubi? Yabana umwaka wagenze neza kabisa. Umwaka wagenze neza nta kintu mushinja bro. Umwaka man nimba ari n'umwaka nambereye myiza nyine nagutse mu buryo navuga bugaragara. N'uyu nguyu kabisa. Gute ko tabonye filime nyinshi? Reka nkwereke impamvu. Urumva ari ukuntu usanga ubayeho mu buryo navuga buri busanzwe nyine cyangwa buno busanzwe bwa hano mu Rwanda tu. Ariko niba umuntu ashobora kuvuga uti wenda yabanje yakoze ibintu hano mu Rwanda birarenga nambuka ajya no kure ukundi mu bindi bihugu bibayeho hanze y'u Rwanda n'icyanarenga Afrika usibye bro ntago yabirenze bro. Uzitikiye indege amafaranga igura. Ukakubitaho n'ubuzima ubuzabamo abantu ugakubitaho no kugaruka wenda uvuze ngo ngiye kugaruka ina. Babirenze kandi ibyo byose munabigezeho muri uno mwaka. Umwaka wabaye nyine man wabaye fresh kabisa nta kintu nashinje man. Wabaye mwiza. Usibye kurira indege se ko hari abantu usanga burira indege ugasanga nta kintu gifatika yavanyemo yatahiye kurira indege babakobwa bacu barabibashinza cyane. Hari indege akajya mu Nigeria agakanga diversaire hari muri Rwanda ya ari kunywa champagne n'icyo ariko yagaruka akagaruka nta kintu afite. Ariko ngewe rero ntago ari ibyo gusa. Ntago ari ibyo kuvuga ngo nuko bamuna yarafashe flight akagenda. Hari n'ibindi bintu byinshi mano umuntu aba yaragutsemo. Ibintu biri hano hanze nanjye nicara nkavuga ni se ibintu ni ibyanjye. Hako nyine kuzuka bibwira abanyarwanda ajya ngo umutaro uzantwara azaba ari nawe undoshye. Ntinyamo. Bivuze ngo umwaka wakubereye mwiza cyane. Mani wambereye mwiza byatari nta kintu ngiye nashinje Imana. Yego. Kandi tujye dushima ibintu byose mani. Ni ikintu cyaba kitaranagenze neza wenda rushobora kudukurikira umwaka utaramubereye mwiza. Still nawe akiri muri struggle. Nyine buriya ikintu buriye kiza kigiye kuza kiza abanza ikintu kibi. Yego. Mu ijoro ryashize mbere ko twinjira mu mpamvu yatumye nyamukuru nguhamagara hatanzwe ibihembo bya Isango Iwacu na muzika ariko impamvu itumye nshaka ngo tuganire kuri ipuwe gatoya umunyamakuru witwa DC Clement man of the match yavuze ngo nta ndirimbo ya hiti nta alubumu
nta gitaramo, nta featuring y'umwaka, yewe nta n'indirimbo yawe yabaye nominated mu cyiciro icyo ari cyo cyose. So mu by'ukuri ni iki kikugira best male artist? Ubu ufashe Melody wa 2024 na Blues ufashe Blues Melody wa 2024 ugafata na Bulldog wa 2024, koko ninde best male artist of the year? Ubwo simvuze Chris Easy. Abantu bamwe bati uwitwa Blues Melody ntiyarakwiriye guhabwa igikombe cy'umuhanzi w'umwaka mwiza, umuhanzi mwiza w'umwaka. Nose ubwo bumvaga gikwiye ndetse. Erega none se nanone niyo bajya Chris Easy wari gusanga ubu nanone yari kugaruka akavuga ngo Bruce Melody ngo nibiki nibiki. Hani uzi kugira ngo uzashimisha umuntu hano hanze. Ariko nanone ngira ngo ngiye wenda ibintu by'imiziki simbizi cyane, ariko ikintu wenda bareberaho barareba bakareba ninde wagize show nini mu Rwanda no hanze yarwo. Yego. Noneho haba mu Rwanda yagize public ingana gute, haba no hanze y'u Rwanda yagize public ingana gute. Yego. Reba nka Mbonyi ahantu hose akubise wagira ngo abafite ibintu yahaye abantu. Mani binarenze n'amakipe akina umupira no mu Rwanda biragoye ko yapfa kugira. Usibye ko nabonye muri uyu mwaka ngo amatike gushira byagoranye Mbonyi. Byanze pe. Ubundi byageraga 20 zike zabaye sold out, ariko ngo erega nanone Mbonyi yakoze ibitaramo byinshi mani. Yari ibyo yakoze ari subwa kabari agiye kugikora muri Arena, hari nibyo yakoze TZD umwaka ushize. Urumva rero agiye Kenya ajya TZD ngajya na Uganda maybe ko yagiye. None se urumva mani bisa nk'ibyegeranye. Bisa nk'ibyegeranye. Hanyuma ariko none tukanasanga tugasanga Mbonyi umwaka nta ndirimbo nyinshi yasohoye, ahubwo yahugiye mu gutegura ibitaramo. Yahigiye nyine abanje kujya guhiga ibiceri. None se wundi reka maze nkubwire, ubu ngubu uririmbye turirimbo dutatu ugatuzenguruka ahantu hose udukorera tu, urumva utaburi mu kazi. Bari abahanzi rega batembere niko babigenza. Ahubwo twe nk'abanyarwanda twumva ko nyine umuntu ngo abagomba gukora igitaramo ari uko nyine ngo yakoze nk'indirimbo nk'ijana kugira ngo abone izaririmbira abantu ngo zarimo izakubise n'izitarakubise. Ariko Mbonyi nara n'umugabo azi gufata gospel. Rega gospel ntago ari kimwe nka secular music. Gospel buriya ibaze ko nanjye mba mfite utu gospel nkunda. Yes. Buri umuntu urimba gospel abatandukanye n'uririmba secular music. Umuntu wa gospel abarenze bro. Ntago gospel urawegereranya na secular music. Uzarebe n'ama viewership bagira. Sinabonye ari indirimbo Mbonyi yenda kugira hari miliyoni 100. Shazazigira vuba. Iriya ni Nasiri ni Nasiri. Ni Nasiri maze no muri za talent zikomeye ku isi barimo performinga. Iriyago nukuzayishyira mu muco. Kuko urumva ninde muhanzi sijye upfa kuzijya. Usibye Meddy wagize ufite ball ifite miliyoni 100. Ngira undi muntu waranagira na kimwe cya kabiri na miliyoni 30 ari umuhanzi hano mu Rwanda ufite indirimbo ifite izo views. Nawe ubona ari ihe mpamvu bari kuvuga yuko witwa Bruce Melody yaba adakwiriye igihembo cy'umuhanzi w'umugabo. Oya wenda ngiye kuntu mbibona Melody, urumva Melody ibintu byose akora baba barimo imbaraga z'amafaranga cyane, kuko afite management ifite amafaranga. Urumva nimba nka Gaera afite amafaranga ngana nk'aya afite, akaba afite aboro nk'ariya ngo ni Kigali Universal. Urumva nyine nimba hari Kigali Universal nka kuriya, hakaba hari na Melody nawe ufite ku Coffee Fresh, atandukanye na Easy we ushobora gukora ibintu we bikivugira. Nose Chris Easy yari yaririmba indirimbo ngo utegeke kuyumva cyangwa ashyireho ngo abazatera comment nziza ngo bazahabwa amafaranga. Chris Easy nyine wakora boros kijyana man. None hari n'undi ushobora gukora ikintu tuvuge wenda ngiye nshobora kuba ndi umuhanzi nasohora indirimbo wenda tuvuge nk'urugero nkagenda ahantu hose nkajya za Kenya ndi kuyipromotinga nkajya he nyikiri n'ubundi kuyipromotinga indirimbo yanjye. Hakaba ari n'undi muntu ushobora kuyisohora nimba ari na promotion ayikabira hano mu Rwanda. Ba Bruce Melody inshuro birirwa bajya za Kenya na za TZD na za he. Kandi none uramusani abafite na collaboration zikomeye. Ariko Easy we niwe ku giti cye, we na giti we na management ye. Niwo bicara bakavuga uti njyewe Chris Easy na manager director we giti
tugiye kwicara dukora uyu muzigo tuwushutinge ujye hariya tuwukore. Urumva rero nta hantu bahuriye. Kuri wowe iyo urebye nyine ubona Bruce Melody yarabikwiriye nyine. Nyine wenda bo baba bafite ibintu bagendeyeho, ariko nanjye ku bwanjye nashyiramo mpaye igikombe nagiye umuntu uhasoringa cyangwa umuntu ukora ibintu bye bikijyana kuruta ufite izindi mbaraga runaka ziba ziri inyuma. Ubwo twavuga nde kuko umuntu abantu bari bahatanye, yarahatanye n'uwitwa The Ben, yarahatanye n'uwitwa Bulldog yakoze featuring menshi, icyumba cy'amategeko kabisa, yakoze album na Riderman, yakoze amakorabo menshi cyane kandi meza, yabaye successful. Tugashyiramo uwitwa Chris Easy yakoze Jugumira, indirimbo yabaye y'umwaka Jugumira, yakoze Zandabana, yakoze n'izindi. Urumva Chris Easy ni umuntu, rega Chris Easy ni munini bro, kandi no n'umuntu we ushobora gukora boro ze zikamenyekana ntakora. Erego ukoze collaboration, niba nge nawe duhuje imbaraga zacu, arahana icyo kintu kiba kiri bugere. Hari abakunzi bawe, hari n'abanjye n'abandi b'abanyarwanda muri rusange bikundira music, baba bari busupporting icyo kintu. Uwo rero nka Bruce Melody yabyo yonyine yagize featuring nora yitwa ngo nimba ari Aimé Bien, wo muri Kenya. Urabona ko uramuniga nawe mana ari kuri standard ya Danje, kuri standard yewe kubitaho niri afite ngo ni Nicki Minaj bari abasani nabo bakoreyeho abasana, ariko nta hantu namwe turabona baposting iriya ndirimbo, yaba kuri Instagram yabo yaba kuri Mwese bayishyize mu bigori. Ni Melody way promotinze wenyine. Abantu baze gusura Instagram yaba basori barasanga indirimbo Nicki Minaj, nta namwe bigeze bayiposting. Nose iyo wakoranye indirimbo n'umuntu hari n'andi mafaranga umwishyura yo kugira ngo naza ayipromoting. Byanga byakundi yabona ari umuntu ufatika agufasha muri promotion. Babonye yabona rero uri umuntu aho ngaho uri mu bishokoro ukuntu avuga ati uriya mujama sinkeneye ko banamumenyaho. Se ko nanone byaba ari bibi. Gusa Melody n'umuhanzi nyine w'umusirimu, si gutegura nyine boro ziba ziri kuri standard international. Ni n'umuhanga nyine ararenze. Afite indirimbo yitwa Roza mu Mwangiriki, nabonye yakanza abantu cyane. Kuri wowe urabona yuko hagati ya Bruce Melody na Chris Easy umwe ari agomba gutwara igikombe? Nyine nuza Bruce Melody arakideservinga nk'umuntu ukora cyane unashora amafaranga menshi. Chris Easy nawe akaba gikwiye nk'umuntu ukora ibintu ku giti cye kandi bikagera kure. Ni gutyo naruca. Kuwa gatanu mu ijoro nibwo Bruce Melody yagombaga gusogongeza abakunzi be kuri album. Ibirori byari bibereye amaso, abantu bambaye full black kabisa, ndetse ibyamare byinshi biritabira, ariko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugaruka kwitwa Roskana ngo waba wariyemeye agatanga $10 kandi ataranasibona. Sinzi ni wabibonye? Nakabonye ako kantu, ariko nabonye abantu bavuga ko bari bamutumye, ngo bamutumye nyine, ngo nyine ni nkuko boss yamubwiye ati wowe hagarara utange. Bivuze ngo Bruce Melody Rebo ye yaguza album. Yagiye hariya aserukira Rebo, uti je ntanze $10,000,000, ariko n'ubundi turi bugaruke hehe kuri konte yawe cyangwa turi bugaruke muri kuru n'ubundi muri Rebo yawe. Ubwo rero nta kuntu ntago bibaho. Nta muhanzi hano mu Rwanda ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo yagenda ngo ngatange ngo $10,000,000 ngo ngari kugura mugenzi we bakorana. Nyine bo ashobora kubikora akabari nka kwa kuntu ushobora yabikoze muri bwo kugura album. Nyine reka nkoreka kuntu bira benshi baravuga bati Roskana ugifashwa no kwiyishyurira indirimbo ya miliyoni bimugoye. Ase iriya wa mugani yari afite yakoze ejo bundi nshyashya, iriya video niyo wayikoreye. Ni Coach Gael. Coach Gael wayikoze. Hanyuma rero niba umuntu adafite ubushobozi bwo kwishutingira video, afite ubushobozi bwo gutanga $10,000,000. Bira biri mu buryo bubiri. Hari uburyo bw'uko bamutumye nyine akagena agatanga amafaranga, buriya ni nk'ari Gael waruhagaze hariya. Cyangwa se cya kabiri akaba ari kwa kundi ushobora kubyina hara kuko uri umuhanzi nkuzi, agushyiramo $5 mu mfuka nk'ubwani uko ukimpereza kugira ngo nakiguhaye byanyambye nedosohoka utukinsubiza, bikagenda gutyo. Ubwo nishyiramo nyine duhurira hanze unsubiza. Ubwo nibyo bintu bibiri. Hari ikintu byaba byarishe muri fundraising yarimo kuri kubera ko abantu benshi baravuga bati yatanze $10,000,000 bagomba gutanga desa, baravuga bati reka twebwe ntago haguruka kwendiye. Oya none se undi reka manze ngo iriya kukura kuboro ira album ikoreshwa kura se bari gushaka amafaranga, ari na rundi mumaro.
kuko imiziki yicururizwa harazwi za Spotify za Audiomack za YouTube. Urumva niho byagakwiye kuba bikorerwa, ariko iyo byabereye ibintu ni ukugira ngo nyine ni ukugurisha tu. Urumva kwinjira byari ibiceri, anakubitiraho n'amafaranga abantu bagiye bitanga hariya. Urumva rero hariya 55 biri muri business man, niyo mpamvu bagomba kuvuga uti hago hari abatanze make, undi bari kuvuga uti wenda dutanze nk'utumiliyoni 50 kugira ngo babimburire abane. Ntabwo bajya muri groupe agatangwa se na Roskana cyangwa ko Kigali wakihagurukira. Urumva ko Kigali yatanze, hari ukuntu byahita bigaragara ko yanavuga na miliyari, ntiyavuga ko yiguze n'ubundi ashyizemo araza gukuramo. Ariko iyo mugenzi we kuri aserutse kuriya nyine ni ubizi, uzi kugira ngo utange amafaranga kuri album y'umuntu wowe ubwawe utayafite. Wari wasohokana n'umuntu akakugurira ibintu by'ibihumbi 100 n'itikiri bugukura ngo utaha mumaze kubikonsoma ntayifite. Niba byabaye rero uzi gutanga miliyoni 10 uzi neza ko nawe ubwawe uri izo miliyoni, ntabwo bibaho. Umuziki wo mu Rwanda ko tuwuzira za wamaye gitana aho ngaho ziri muri message turaziyobeza abasanga man arabiye man neza. Roskana ntabwo yasaba bitanu. Roskana reka maze nkubwire, hano mu Rwanda hari abasani bagera nko muri 5 bonyine bashobora kuba no muri covid niyo yamara imyaka 3 dukingiranye none no kuvuga ngo hari za Carfi iramutse igarutse ushobora gusanga babaho n'ubundi nk'ubuzima bari kuba mu kano kanya. Nkande wa mbere nka Ben nta kibazo cy'ejo hazaza afite. Ben afite amafaranga y'ubureke. Nka Melody nta kibazo cy'ejo hazaza afite. Nka Tom Cruise nta kibazo cy'ejo hazaza. N'ubundi afite contrat ahembwa n'umukozi wa leta. Ariko n'ubundi nanone ariko mbere y'ibyo yari n'umuntu umeze fresh. Ubwo no wa gatatu. Bakubitiraho umuntu bita Knowless buriya nawe. Knowless atunzwe na Clement neza umuntu utuzwe n'umugabo. None se Knowless we nta myiba yaba yarafite. Erega ni utunzwe n'umugabo nawe aramubara. Reka tubare Clement ntacyo reka tubare. Ariko ntacyo nabone nacyo abandi nibashake. Nabo nibashake. 5 katshire mbonye ntaribye. Mbonye wenda twatikuye muri sekera wenda muri gospel na mbonye. Muri hip hop. Babaho uzibata. Muri hip hop se. Muri hip hop cyakoze Riderman ari guca imana n'umuntu iguri smart uri na serie tapfa kuzana ibintu by'imicezo niki. Riderman hagize ikintu kiza gituma tumara imyaka 3 turya ayo twasevinze. Riderman nta kibazo yagira. Yamara wasana ne 50 afite kuri konti. Inde zabaze man Riderman uzanarebe ko atari mu bantu b'abasirimu nyine ushobora kubona baririmba hip hop. We na Bulldog. Nose ngo muri hip hop ninde wundi? Muri hip hop. Muri hip hop navuga Kavuyo. Kavuyo. Amafaranga yakwibeshaho. Aririmba hip hop cyangwa ni nka afro hip hop ibintu nk'ibyo. Ahubwo Kavuyo we naga gikora hip hop akora umuziki nko kwishimisha. Naga ari muri business cyane. Kuko abandi bantu baririmba hip hop hano mu Rwanda ni insazi man, ni insazi. Barakubiswe? Cyana yabonye ibiraka byinshi muri uyu mwaka. Bushari nyine nawe bari guci ashaka kabasani mbambazi. Nta muntu nubwo buriya nk'abantu abesha akunda kujya no mu bitaramo akenshi ushobora no gusanga nta n'ibiciro. Yego usanga usanga nyine nta musani uzi hano mu Rwanda urenze wari wakwaka nk'agacumi. Barahari oya ahubwo hari n'amakuru ajya avuga yuko umusana agenda kuririmba ahantu bamuhaye 200 akavamo nkwereye 500. Je nk'ubu ngiye nka Kiramani nzabasani hafi ya bose aba yaratayemo ibiceri man. Je ndabazi ntago najyanga ngo mbarondora. Ejo bundi ndabazi bamurimo ibiceri man kuryo bamwishiye yose. Atabura nka tuyeme. Je ukivuga Kiramani ejo bundi tugiye turafungwa ntanda pampe twari kumwe funguwe ahitamo $100. Shose hambwa ati musirikare fata $100 urye wikenure. Sasa kukano yaragakoze. Uwitwa Kenisi imfura yiwaca nkubitijana ndambwe ati musirikare ndagukunda man Kenisi I love you so much uri umugabo mwiza kabisa. Ntose babona bose ibyo bintu barabikoze nyamara ari abantu hano babikorera ibintu baniturije. Yiturije Alexis Bocha nkubitira kuri Momo The Ben nkubitira kuri Momo ndavuga ni mana we reka nkwereke message ya Ben kugira ngo nakubeye. Hari abantu bavuga ngo ibintu tuba turimo kuvuga imbere ya kamera tuba tubeshya. None reba ikintu cyagisekeje. Dore uyu ni Alexis Muyoboke. Alexis Muyoboke. Siwe?
Ben. Man, siko babasani baba bari seriye. Kenisi Uzi no urabona gufungwa wowe utarabigiriyemo amahirwe mani. Ahubwo shaka n'umwana uhita usambanya umufate ku ngufu. toka Noneho bagukatire makuru. dore Kenisi akundebera ukuntu abakire baba ari abana beza. Ibihumbi 100 bro. Nose wo ninde? Kenisi Niwe se witwa gutyo? agakoresha ntago ari gukora Nawe watabwira umuntu ati iyi nimero gira gutyo. Reka nabashimire cyane abo bantu bakoze iyo bwabaga cyane ndetse na Tijara Kabendera n'abapampe banje benshi bagiye babikora kabisa Imana umugisha witwa Grace n'abandi babikoze Imana ibahe umugisha. Ndi muri urwo rutonde mane wagawe kushimira mu mari kubera yuko wari bagana stati zanjye ukabona ko nafunzwe ariko sinakwandikiye narakwandikiye urebe narakwandikiye ndakubwira ni Imana bimeze fresh uza kuza kuyisubiza nyuma ko ngewe nabonye umuniga witwa Sote sinzi niba umuzi yandikanga amakuru ndi kumva mu bamotari ngo nuko ngo umuntu bita ngo kamarade ngashaka kwangoza ngari mu maboko ataraye ndavuga ni my guy man ko nimuka nuko turi gupanga gukora ikiganiro niki bitamwandikira mbona hagiye akafika kandi uri mu bantu nze batajya bava online yego internet yanjye horaho ndavuga nesha zamomeza pa bari bamize kabisa kandi ndashima Imana kabisa reka nshimira abo bantu ndashimira Kensi ndashimira Alexis Muyoboke ndashimira The Ben ndashimira Kiraman ndashimira Tijara Kabendera ndetse n'abandi bapampe banje bagiye batandukanye cyane. Impamvu nyamukuru yatumye nguhamagara ni iyi ngiyi havugwa byinshi nyuma y'itandukana rya Regis ndetse na Miki havuzwe byinshi ndetse Regis mwaratangiranye muri kumwe muri groupe ariko witwa Puisa avuga aya magambo Regis ni mubi kurya atakagombye gukundana na Miki. Rero abakobwa ari defo bagira kandi aka kantu kabaye kuri Regis Puisa akoza agati mu ntozi avuga yuko witwa Afande Regis atarakwiranye na Miki ahubwo Miki akwiranye n'uwo bari kumwe ubu ngubu ari we agapromota. None yavuze ko ngo Regis ari mubi. Regis ubona atari umusore mwiza mani ahubwo ubibona uti ngewe ikintu navuga none se nago nimba koko barakundanye uramutipete afite ikintu yaramukurikiyeho ubwo Regis ni mubi. None se niba umukobwa gukunza afite ikintu agendeyeho ntago nose ubwo nyine urumva bakunze wowe abakunzeho cyangwa bakunze ibyo bintu abagendeyeho kandi uriya mutipete nanone buriya niyo mpamvu ntago ari byiza kumva uruhande rumwe. Wumvishije Miki ukanumva na Regis uhita wumva hano ikibazo kiri ariko burapisa akora kaba bazi kurushaho cyangwa bazi cyane nawe twese tuba turi inshuti yasanga ibyavuze atarabeshye. wowe urebye mu mboni urumva nimba barafashe nge nkanjye ndi nk'umukobwa kavuga uti wenda bakweretse agapromota hariya na Regis wowe wahitamo nde? Jewe abantu bari kugurira cyo kiganiro batubwire ari Regis naga promota ninduberanye na twe turi kuvuga mu buryo bw'ubwiza kuko rega umugabo ntago umugabo mwiza ari ukuvuga ngo ni isura naho ndi ubahirije inshingano ze numvisha ngo n'umugabo mwiza nuze gutera akabariro yego kandi nabonye abakobwa b'iminsi nicyo kintu gisigaye cyabatandukanya n'abakunzi babo. Niba uzi ko wowe ushingiye ku buryo ki uzi Regis ko mwabanye se Regis ahacana umucyo ari matatura Regis ahacana umucyo kabisa ahacana direct rwose. Ariko se dufite ikibazo gikomeye cyane muri sinema nyarwanda ndetse no muri industry muri rusange abantu benshi bakunze gutera amabuye abakobwa ndetse n'abamama ko yamaje kubona icyo yaragukeneyeho agenda nawe niko ubibona. Yego niko bimeze none se reka manze mubwire ubu ngubu ngewe hari umutipe w'inshuti yanjye nzi uri kumva yego yitwa Jedeo yego yakundanye n'umukobwa afite akabari mani ka danje kabisa uri imbari ibifite n'amaroji kandi iroji kuraramo mu ijoro rimwe ari 30,000 ntabwo kakabari kaba koroheje kaba ari fresh. None ubu ngubu
yaragiye asubira inyuma ajya hehe mu Bugesera kandi yari afite akabari hano i Kigali ku Gisozi asubira inyuma ajya i Bugesera none asigaye afite akabotike karimo n'akabari kwa kuntu ubusanga umuntu aba ari kunywera inzoga hejuru y'igitoki yego nk'umukiriya aza akamubwira ati haguruka kuri icyo gitoki banza nyipimeho gatukano nk'umusaza haguruka nyapirimusi arayinyweye bari gupimira igihe yakongera akicara kuri cya gitoki nose ubwo urumva uwo muntu yasubije inyuma n'iki kandi yarakoraga mana yari umukozi umve ngo ni wa muntu uba ufite akabari ntavuge ngo araryama rwose amasaha 24 fone uramuhamagara ukaba wamubona Regis yasubiye inyuma ariko nawe utera ibikwasi Regis atasubira inyuma mani Regis atarahura ngo na Mikingo yagiraga views 100 mu munsi ngabanga bivuyemo ngabaridumbukije na Miki views ngo barazigabana none se ubundi reka nkwereka warubizi ko hari aba boyfriend cyangwa aba girlfriend ari abakobwa tugira mu buzima bwacu nkanjye w'umuhungu bakundana n'umukobwa ariko ugasanga kuva namenyana nawe ibintu byase bibinyatse imani yego ugasanga niba ari akazi niba ari business cyangwa nakoraga byose byarahiye byatari naga ibyo bintu wari wabibona nago uze abakobwa bakundana n'abahungu se abahungu bagahita bapfa naga ibyo boro bizi yego ndabizi ukabona nyine umukobwa umuhungu wese bakundanye ahita apfa naga ibyo boro bizi se yego ukabona abenshi bakavuga ko atera inyatsi ukabona nkawe kamarade ukundanye n'umukobwa uhise ufungwa urafunguwe ibyo ukoze byose nta na kimwe kigifata n'ibiki nyine kuva wamugira wahuye n'imyaka hari inkundo nyinshi rero hano zimeze gutyo nyine uhita ureba ukareba Miki ari kumwe na Regis kuva batandukana ninde wahise uba successful kuva batandukana ubona ari inde njyewe iyo ndebye mbona ari Miki ko Miki ameze neza Miki filime ye ica kuri Obed niba ari Obed what iri kurebwa afite content yazanye yitwa ngo ni abakazini nayo iri kurebwa abakazini rwose iri kurebwa ari kumwe naga promoter ndetse shishikeza n'abantu bajye kuyireba bayisure basure kabisa umukobwa wanje Miki nimwe mu bantu bashyizemo imbaraga cyane njyewe nizera yuko Miki muri 2024 ari we mukobwa rukumbi muri sinema nyarwanda wapushinza cyane imbaraga zishoboka wanabonye n'amafaranga n'akano gatubutse ubundi we na Kiramani ni bano muri uno mwaka kabisa na Nyambo yanabonye n'umugabo Nyambo yabonye umugabo nabonye ngari kwifuza ko yamutera inda oya se sari kwiteresha inda ntabwo ibyo biboro bibaho mani Nyambo ari kwiteresha inda no se Nyambo n'umukobwa mubi kurya ajya gusaba umuhungu ngo amutera inda kare nyine mu bantu bari muri sino kuruta n'abangaba bitwa ngo ni babakuru bacu twabisanzemo umuntu bita Nyambo umuntu bita Kiramani n'umuntu bita Miki niyo bantu babaye successful ku buryo bugaragara gutya ushobora kugenda ukavuga uti uyu muntu yabaga hano hirya ariko asigaye aba hano wabona aho yabaga naho yabaga ukona biratandukanye yategaga akamoto ariko asigaye afite akadeplacement kagenda yicaye imvura yagwa itagwa aragenda ariko ukarongera ukareba ukavuga uti se izo nkundo zagiye ziba nyine urase reka mumbwire nk'urugero ubona Titi na Nyambo kuva bakundana ngiye mbabara nk'abakundana ntago ari bya best ubona nyine n'amakuru avugwa nubwo nayahagazeho bavuga yuko babana mu nzu byo ni byandi byanyine babiri mu mamotari barabana se muzabasure tureye ko kamera zacana muzazizacana cyaba batungure mukore gitumba urumva nyine yego nka Titi na Nyambo kuri akuntu bakundana ubona ari ikibazo bafite se batera imbere nabonye Titi cano yabafite bituntu babakora tuba tumeze fresh ko rero ni insazi ubwo rero urumva nka Titi na Nyambo urukundo burebe ukabona rurimo umugisha mani buri iyo wakundanye n'umuntu nta kintu mukurikiye wowe kuri inshuti n'abakinnyi ba filime ubundi yurebye mu marido kuko Titi na Nyambo barakundana barakundana mani barakundana uko umuntu mudakunda none se nkanjye ntakundana n'umukobwa namubwira ni nagiye aha naha nyine umuha ubusobanuro kabisa ubwo nyine barakundana nimba umwe agiye ahandi n'undi bakajyana akamubwira ati nagiye hahandi nari nakubwiye nyine ugasanga nta Titi yicara zano Nyambo ari Nyambo yicara zano Titari abantu baba bakundana ntabwo nuko bo wenda ushobora kubyita ngo naba best none se uriya mikino nurahaga ntibita ngo ni mubyara wanjye kuko se nababyara ahubwo nabonye mu kiganiro kwa Emirene kano ka video kigashiramo
uwitwa Miki ari kwisabira mubyara we ko yamutera inda. Yabyivugiye se gusa abakobwa bimwe Kwa Emirene uyu mwaka nawo nugira urangere ati rwose nta kintu bitwaye aga nubwo ari kazini wanjye anteye inda babyara barabyarana. se mugiye gukora icyo abakobwa muri iyi minsi baraka n'ubu abakobwa sigaye nisabara ko babaterera amanda. Ariko ngewe iyo umukobwa akenshi ari igihe usanga iyo umukobwa ari kwisabira ngo bamutere inda ngewe nk'umukobwa bimbwiye nanagira n'ubwoba. Ariko se nk'aka video ashizemo witwaga promota na Miki bameze nk'abari muri douche, witwaga hejuru ntacyo yambaye, witwa Miki yambaye akantu gapfutse imyanya igibanga yo hejuru, urabona yuko bari muri douche. Ababyara bari bakwiriye kuba bameze gutya. Oya nyine baba bakunda nose nge kimwe nkuko nanjye unshobora kuba wenda ntago uzabana baba bakundana ukumva bitana mucecuru na musaza se kumva none se nge ndabazi kumva ari kuvuga mucecuru wageze mu rugo se akavuga ngo yego nahageze muze ugasanga niko bitana. Ntago rero ibyo ngibyo nyine ni ibintu rega babigaragarira amaso y'abantu uko ahubwo bo babiha inyito bashaka kuko ari ibintu byabo. Nawe uzashaka ari na mubyara nawe ujye mwogana. Nge nta mubyara ose banyemerera nabuze uwanyemera. Ntago ari we wenyine nge mfite abanyemera. Tugana ku musozo w'ikiganiro sinema nyarwanda 2024 ishingiye ku kuri bande? Ishingiye kuri no young generation, kuri zino generation zacu. Urabona uyu mwaka se wongera ngo Genesis Comedy nibwo ya boostinze ya Mercy. Yego. Nibwo ya boostinze nibwo banyambo amafilime bakora ari kugira za views zingana kuriya, nibwo Kiramani yakoze mariage tarigezwe nakorwa n'undi muntu wo muri entertainment cyangwa wo muri industry ya film. Ntago yigeze agira nta muntu wari ukina filime ari wagira mariage nk'ira ya Kiramani. Even nabo bakobwa baba barashatswe n'aba diaspora nta muntu wari wagira mariage nk'iya Kiramani. Kandi Kiramani ni hasoze nta famille yamusapotinze nta nibyo yabye. Byagaragaje ko nyine urubyiruko tu ari imbaraga z'igihugu nkuko babivuga mani. Nta hantu wabagereranya n'abangaba abasaza. Kare. Nyine ibisize bigaragaje ko urubyiruko rwabishatse. Rwagenda rugafata industry ukayihindura. Nanone byongeye bigaragaza ko ariko murafunzwe pe. Sharibu muri iminsi bataye muri yombi. Sharibu iri mu kazi. N'ubu mukanya bamaze kutwereka umugabo witwa Teofile wabeshyaga abakobwa urukundo akabarya amafaranga. Ariko sibyo byagusa kurikiranyweho ahubwo yagiye abwira abantu kazafunguza abantu yitiraga inzego, yagiye akora impapuro mpimbano, yabeshyaga abantu amafaranga, yabeshyaga abantu kabajyana muri business yo gucuruza amabuye y'agaciro akarya amafaranga yabo. Nese ubwo babaze basanga amafaranga yaba yarari ari nkangaye. Ntago bayatubwiye muri rusange. Ariko urumva ni menshi nyine. Ariko ikintu gitangaje n'uburyo Kingo yaryaga amafaranga abakobwa babeshya kabakunda. None se ubundi nose kukurya abakobwa amafaranga hari icyaha kibihanirara? Hari icyaha kibihanira? Wenda nk'ibyo byo kwiterera inzego z'umutekano. We dore ukuntu yabigenzaga system badusobanuriye. Yarazaga mugakundana. Agakodesha imodoka. Akajyaza akagufata mu rugo akakujyana ku kazi, akaza gufata ku kazi akagutahana. Yamara kugutahana ubwo umukobwa akajyanga imodoka niye. Nyuma bikagera akabwira ati none se ko mbonye diri yo kujya muri Canada kandi twajyana nta kuntu washaka $3,000 gushaka ibyo ngo tukagendana hamwe. Umukobwa akayatanga. Umukobwa akavuga ati wa mugani uyu mutipe nabonye witwara nagize n'ibiki nyine subize se ko man nyine ariko abakobwa ntago babarenganya. Subize ko abakobwa ngo suzi ngahana abahungu n'abagore n'abagabo abantu batandukaniye mu gucana inyuma se. Ngo abakobwa umukobwa aca inyuma cyangwa acitinga boyfriend we cyangwa baca inyuma nyine kwera ibyo amatwi ye yumva. Ariko twebwe abagabo duca inyuma kwera ibyo tubona amaso yabonye. Ubonye umukobwa wambaye ku kamini ngo uteye neza bise bigukurura ukoze ibishoka byose ngo murarane n'ibiki nyine ngo mugire ibyo mukora. Ariko umukobwa we ni ibyo amatwi ye yumva. Rero nimba umutipe ashobora kuza akakwereka ibyo byose akakubwira ukuntu ngo muzagira n'iki za Canada ahubwo umuji we mujini ni gisuma ubwo akabikora nk'abakobwa ugasanga afite nk'abakobwa batatu ari kubikorera icyarimwe cyane.
ubwo akaba afite nk'ibihumbi kandi urumva hari uwo ashaka kubwira ibihumbi 3 n'uwo ashaka kubwira ibihumbi 5 by'idolari kubura abakobwa ntago bose nanone banganya ubushobozi ubwo ubwo nk'uwo arafungwa ni ukwiha ikintu cy'undi se koresheje uburiganya njye ahubwo numvaga wenda njye ntabwo ibintu by'amategeko mamizi cyane njye numvaga wenda ikosa ari ukuba yaritiriye inzego zishinzwe umutekano akaba yakiha ikintu cy'undi yanabwiraga abantu ngo uriya muntu wawufunze ndamufunguza dosiye ngo ndayisubika rwose icyo nacyo ni icyaha ariko man negana none ngo hari abantu yariye miliyoni 9 babwira ngo azabasengera ngo inyatsi zibaveho uribaza umuntu basengera ngo inyatsi muve bafite miliyoni 9 ariko nanone abangemba numva nanone umuntu mana aba ari umusazi none se n'ubujije mana ufite miliyoni 9 izo miliyoni 9 ko wazishora igihugu ari tambarare gifite umutekano imishinga washinga yose watera imbere man ni iki cyo gutera kumva yuko nyine abantu bashaka gukira byihuse kuko ufite miliyoni 9 ngo niba gukuraho inyatsi izo nyatsi zirazana diru za miliyoni 9 zibyara izindi 9 mu gihe kitarenze ukwezi impamvu siko barashaka gukira byihuse yego ni impamvu zo gukira none se undi reka manze nkwereke nk'ubu nk'aka kanya wowe ugiye ukavuga uti wenda ngiye gukodesha imodoka ukavuga uti ngiye kuzajya nkodesha amamodoka ugahera ku yawe mu gihe batayitwaye iyo agiye mu kazi ukaba wateze moto bakaza bakakubwira uti rero hano hari diri imeze gutya na gutya aka kamodoka kawe kamwe n'iki karata kabyara izindi 3 itugire enye ntago wahita ujyamo ukumva nyine ugiye kugira imodoka zindi 3 ziyongera kuri wari ufite bitagusabye kwigora direct nyine uhita ubikora dushaka gukira byihuse man nyine umuntu yiteguye gukora icyari cyo cyose kugira ngo akire ako kanya atiro ajya guhasoringa nka gutya ngo abaviye bacu baba byaragenze yego nase ubu ntago we numvisha avuga ngo uri umupfubuzi njyewe ntukorera agasenyisa ku munsi aho kazi kariye ngo mpfubure ndabaramenye njyewe ukabona umuntu yagiye aparama umuntu urutana mama we ako reba umuntu bamuri kumwe ari kukubwira ngo ukomereza aho mwana we nzarya kagabo yenda ahubwo se nta ba diaspora wariye amafaranga batangire bakurege koribu rwose iri maso yavuze ati umuntu uzakwesha ngara akakwambura utwawe uzurege kirego turagifata no si kibazo ko niba ari ibyo abakobwa bose bafunze kwizera rwose abanyagatari afite ibibazo niba ari ibyo rero abakobwa bose bashirira muri gereza niba ari ibyo abakobwa sinumvaga mu Rwanda abakobwa si bo benshi kuruta abagabo niba ari ibyo rero mu gihe gukundana hagati yanyu da akose wa mugani umukobwa umwishyurira ishuri ukamwishyurira ukagura ibibanza by'iwabo aba diaspora benshi hari nabohereza amafaranga ngo bubake amazu ugasanga ukabona invitation y'umukobwa wishyuriye araje kaminuza arongowe n'undi mujama none oya ngiye dore ukuntu bimeze nyine ni hana igitsina gabo gitandukanye n'igitsina gore ngiye umukobwa yarandiye utwanjye kubyo ushobora gusanga afite nk'utumiliyoni nk'icumi yandiye ndaza nkabiganiriza wowe ati manuze cya gikobwa ntagiye cyarandiye utwanjye turashira n'iki ariko umukobwa wa muri izo miliyoni 10 nuguhita ajya sigaye mbona bose bahita banyarukira kuri live zo kuri TikTok nkabona na Instagram nkabona ba hostinganya abantu benshi cyane ngo ari kohereza ngo zaki bose bari kuri live ngo bakagukumva ngo bahamagaranye runaka ngaza atanga ibisobanuro n'ibiki nyine niko igitsina gore giteye wowe uyu ufite amafaranga uyarusha umugore wawe uramutunga bikanagenda neza yewe akanaba yanagusuzugura kandi umutunze ariko umugore iyo akurusha amafaranga ninza kumvisha kariye noneho rero ngo haje ngo n'ikibazo cy'uko noneho abagore biri muri cyangwa abakobwa basigaye iyo urangiza vuba kita kiba ikibazo ntago ze ejo bundi simperutse kumva umutipe bari kota mani umutipe ubona mwiza kabisa umeze fresh bakuvuga nta kigenda cyengo ni nk'inkoko nubwo bakivuga ngo ni nk'inkoko urana ko na message akubwira ngo reka nze nkohereza amafaranga igahita ikugeraho ngo ni kurana wameze amasegonda 5 uba wabaye nta mukobwa usigaye yenda kufite ngo amamodoka umukobwa asigaye aza kafite igisaza kuraho ibiceri cyakiri cy'amasegonda 2 afite nundi arya match bongeyeho na minota 30 ibifite minota ingahe
aha akajya kureba wa muniga man of the match akamara gufata ubwo ni man of the match gufata ijana kuri wa musaza ufite ibibazo by'amakontineri nyine wa musaza ufite ibibazo niba umusaza ufite ibibazo by'amakontineri ntago ari kujya kureba ngo wishime aragushimisha ngo bigenze bite we yishimye aruhuke yumve ko izo kontineri nimba zasomye nyeri muri Antarctique yiturize uwo ngo rero kora uwo mushi yavanyaho ntago bimwereka ko naribe akajya kureba man of the match uwo musore bari kumwota mani mu WhatsApp bya Atari uyu ni mubi twari kumwe mubi mbere ko dusoza ikiganiro gira abantu batanu wifuriza umwaka mushya muhire wa 2025 umwaka mushya muhire wa mbere ndawifuriza Mary wanjye wowe rwose ndabizi ko Mary ni kibasomba Mary nana n'umuntu uzamuruta yego nkongera nkabifuriza vie wanjye nkongera nkabifuriza petit frère wanjye nkurikira ubwo bamaze kuba bangaye batatu nkongera nkawifuriza umujitwa Jiva so muzi se Jiva collection ifite duka ryambika abantu ari yemera nicyo kibazo cye ntago yemera abantu biterwa no kuruma mubanye n'abantu sinzi nyine tu hari ukuntu mbona hari ukuntu yishira oya rega rura ni umukapa mari mujye mwemera none se umuntu utuzi mu bantu uzi abantu uzi bameze nka Jiva ntiwababara uziranye babakapa navuga ngo umukapu kwa ntabwo ndabona yakanza akanyenyeri oya ntago none se ubu turahurira hano hamwe n'ibihumbi 100 ubu makuza ndamwita umukapu gute makuza kataraguha amafaranga bikora ko ari umukire ibikorwa bye ndabibona ni ariko na Jevi ibikorwa bye biragaragara rwose ni nkuko wakumva ngo yahishe gripe cyangwa yahishe inkorora ntago bibaho nawe ibikorwa bye birahari bya Atari nawe bwo ndamwifuriza uwo ni uwa kane kabisa umwaka mushya muhire yego hamwe n'undi witwa Kesoba muri Amerika Kesi man umuntu nyine uba hafi na famille yacu bya Atari nawe ndamwifuriza umwaka mushya na Noheli aba muyihereta aba ni Kentucky Kesi uwo mukesira neze ko ushaka kubyanariza abandi numani ni so nabikubwira ni inshuti nyine ya whole family kabisa haba ngewe haba ababyeyi banjye bose reka ariko nawe man nawe Noheli nziza man zara kumize zitacira direct kabisa ariko uwo mukesi kabisa tumwifurije ibihe byiza hari muri Kentucky amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ndetse nawe cyane atazabana wa muntu hari umukesi bambwiye ubeshya abasore bo muri showbiz kabakunda oya se ava kuri Babu akajya kuri Nariyo akava kuri Nariyo akajya kuri Kamarade akava kuri Kamarade akajya kuri Slim Jesus ufite Slim Jesus mayigaye naye ndamubona yego akava ndamuzi mama telefone ndamukwereka nyuma y'ikiganiro nawe no muri Amerika se none wongewe rero anyobereho uwo mukesi ambwira uburyo ki naje gukora research nsanga afite ikibazo cyo mu mutwe rwayi nyine tuwara none se uwo mukesi none se abantu bose abohereza amafaranga ndagukubita ifoto nawe nkubita ifoto ibi ni batari wawe nanjye nuko phone iri kuri charge nahita mukwereka hariya rwose ndahita nganini so reka tumwifurize uwo mukesi wa Kentucky usibye yuko uwo Kentucky we na uwo ngo ndi kubwira naga ba Kentucky oya niba abeshya abantu inkundo no kubeshya location ntago aba Kentucky cyane reka ngushimire cyane mubi asante sana wakoze cyane reka nshimire abakunzi ba 525 TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane nizere yuko ibiganiro byacu mukomeza kubikurikira 5 kuri 5 yari ngiye Faxman ciao